bakiriya beza iya ni kampani nyarwanda we iza guca ubushomeri cyane mu rubyiruko we kuko nitwe ejo hazaza ikaze muri BRM iya ikaze bakiriya beza iya tuguha serivise nziza rwose utasanga ahandi documentary films YouTube na Facebook dutegura ubukwe bwawe tukagufasha byose tuguha amafoto meza na video utabona ahandi turamamaza tugakora byinshi cyo ngwino tuguhe byo tubaha ikaze muri BRM Record. BRM Record ni company, ni studio yegamiye kuri company nyarwanda, company ya BRM Limited. Rero BRM Limited ni company yatangiye mu mwaka wa 2017 itangirira mu karere ka Nyagatare ariko iza kwagura amarembo mpaka no mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu rero BRM Records ni produit nshyashya ya BRM Limited, aho kuri ubu abahanzi nyarwanda bakorerwa indirimbo zigiye zitandukanye, bagakorerwa umuziki wo mu Nyarwanda, bagakorerwa umuziki bashaka ko bakora muri rusange. Ariko noneho akaba ari studio idaheza, ni studio ifite icyo bita gender balance, abakobwa, abahungu, abagabo, abana, mwese ni studio ibahaye ikaze. BRM Records ni studio itangiye kandi igatangirana imbaraga kubera ko ibazaniye audio na video amemta, cyangwa se mu gihe kimwe, aho ushobora gukora audio ndetse ukanakora na video, byose bikabera ingunga, aho ushobora kurikodinga ufatwa n'amashusho bazagukoreshereza muri video yawe, atari kuvuga ngo nukunguza banza kuza ukongera ugafata studio ukaririmbiramo, oya, ahubwo byose bikorerwa rimwe. Ariko ikindi nuko nakubwira nuko muri BRM Records dufite producer b'abahanga, bazwi hano mu Rwanda, aho dufite nka producer Fazo Big Pro, tukagira producer Ngaga, ubona ni umuproducer uzwi mu ndirimbo za gospel cyane. Bisobanuye ngo amakorari, mwebwe mufite amakorari, reka babwire ngo rwose ni karibu muri studio ya BRM Records, aho noneho BRM Records izajya baha umuziki wa nyawo, amakorari, mugakora indirimbo nziza, mugakora indirimbo zifite ishusho ryiza, zifite amajwi meza, ndetse mufite n'aba director beza. Kandi ikindi nuko by'umwihariko BRM Records ibakorera promotion y'indirimbo zanyu mu gihe mufashwe za ndirimbo zikajyanwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, bitewe n'icyifuzo cy'umukiriya, ndetse binatewe n'ibyo nawe ubwawe nk'umukiriya wumva koko wifuza. Ariko ushobora kuvuga ngo mu nkore audio gusa cyangwa se mu nkore video gusa, bikaba rero byatuma umwe muri mwebwe avuga ati twebwe icyo dushaka no kugira ngo dukore iki n'iki, dukore ibi ngibi, dukore icyo nawe ubwawe wumva ko ushobora kuba wakorerwa by'umwihariko. Reka twongere tubabwire ko muri BRM Records ibyo tubakorera ni byinshi cyane. Nuko umuproducer wacu dufite icyo akora, n'ubwo waba utazi kuririmba, arakudirectinga mu buryo bwiza kandi akakudirectinga mu buryo nawe ubwawe uba umuhanzi koko, ukaba umuririmbyi wa nyawe, ukaba umuririmbyi ufite ijwi ryiza, ndetse ukaba wavuga utari ko semana yanjye koko niko nari nsanzwe ndirimba, cyangwa bantuburiye, cyangwa n'irindi jwi bateruye banterekamo, oya, ahubwo nuko muri BRM Records tugorora ijwi ryawe ukaza ari ijwi ry'umwimerere, kandi nawe koko ukumva ko ubaye umuhanzi. Icy'ingenzi nuko ibikorwa byawe biba byivugira. BRM Records iherereye mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Ndoba, aho abantu bakunda kwita i Gasanze. Twebwe duturanye n'isoko ndetse na gare ya Gasanze. Iyo uturutse mu mujyi wifatira imodoka ya 303 ikakugeza aho bita Batsinda, wagera Batsinda bakaguha imodoka ya 321. Ariko
mu rwego rwo gukuraho izo nzitizi zose. Birashoboka ko twebwe dushobora kugufata ahantu wowe waba ushaka, nimba uri umuhanzi uturutse mu ntara, gare uruhukiramo ni ya Nyabugogo, waba uturutse mu burasirazuba ukarukira muri gare ya Remera. Ushobora kujya muri gare ya Remera tukohereza imodoka n'umushoferi byanditseho BRM staff. Imodoka nawe iyo ukiyibona uhita uvuga uti ni muhanzi mwari muje gufata, ikagufata ikakuzana kuri studio igasanze. Nimba uri Nyabugogo nabwo urava aho uturuka ugere Nyabugogo, umushoferi n'imodoka baze bagufate muri gare ya Nyabugogo, bakugeze igasanze, baze kongera bakugarure bagukura igasanze, bagushyire muri gare, wongere utegere imodoka yawe ujya mu ntara. Ako nagashya kacu. Ikindi nuko abana cyangwa se upcoming abakizamuka tubakorera audio na video ku mafaranga make cyane, amafaranga make cyane. Wowe icyo bigusaba nuko uduhamagara kuri 0788 36 93 20 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 30 35 16. Reka nisubire mu 0788 30 35 16. Muri BRM Records umukiriya ni umwami, kubera ko ibyo kurya ibyo kunywa byose ubibonera bugufi. Karibu muze muri studio yacu, kuko iwacu umukiriya ni umwami. Kaze muri BRM Mahia, ikaze bakiriya beza.